birashimishije nyine ibitangaza by'Imana nyine aho iri hose irakora. Yego. Nyirango nenze ko haba abantu bakigira nyine umutima akumva ko ari muri Amerika cyangwa muri Canada nyine atakuzi, ariko akumva ko yakugurira matera cyangwa agafata nk'ibihumbi 50 byo atigenda wenda akagutuma atigenda ubahahira ibyo kurya. Ntabwo nenze ko habaho abantu bakigira uwo mutima, ariko Imana ishimwe rwose yarabikoze. Ikindi cya kabiri ndashimira Samu Gakire wadushyize ku itangazo. Ubuzima bwanjye bwavuye mu masengesho Kugira ubeho. Yego. N'amasengesho yande ya mama wanjye. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Bihe byiza nshuti bakunze urugendo online TV, reka mbasuhuze cyane nanabashimira. Imana ikomeze kubana namwe mu byo muri gukora byose, kandi noheri nziza n'umwaka mushya muhire. Nitwa Samu Gakire Jeri, abahari n'ubundi muri rwa rugendo rwacu rwa buri munsi. Narababwiye ngo rurakomeje kandi rero rugomba gukomereza kuri za nkuru tuba twagiye dukora zigiye zitandukanye. Uyu munsi garutse kwa Jarike, garutse mu mashimwe. Jarike na Nasira murabazi, ubukwe bwabo twarabukurikiranye, twabafashe ubuhamya mbere y'ubukwe. Ubukwe turabubereka, nyuma ubukwe turabasura, ariko nanone hari icyo byibuze umuntu agomba gushima. Nubwo umuntu aba afite byinshi abakibura, ariko bike bibonetse iyo umuntu ashimye Imana burya ni byinshi biraza bikagenda neza. Aba bombi barakundanye, bakundana neza cyane. Murabizi ko abantu benshi bagiye babikurikirana. Twagiye naganiriye na mama wa Nasira tubwira ku bumuga Nasira yavukanye bw'inyonjo, bidusobanuraho icyabiteye byose n'uburyo byagenze. Ko hari umwana kandi w'isezerano, umwana w'isezerano rero ejo bundi bakoze ubukwe na Jarike wamukunze urukundo rwinshi cyane. Uyu munsi arabana mu rugo rwabo, twarabasuye, byinshi cyane byagiye bivugwa, amagambo menshi yagiye avugwa, ariko nanone Imana igenda yihesha icyubahiro muri byose. Jarike, amakuru yawe Jarike? Makuru ni meza. Urakomeye cyane. Turakomeye. Ubu uri mu rugo utuje, uri kwinywera agacyayi nk'abandi bantu bose nyine babageni. Madamu nawe ari mu turimo. Yo kabonetse urakanywa. None se kutari kumufasha uturimo? Turimo shaka ko bari wenda ari koza ibyombo. Urarwaye? Paul, umaze iminsi ngaho urwaye? Wabonye imiti se? Nagiye kwa muganga ejo. Mbere na mbere ngewe ku cyanya giti, reka nse nkushima Imana cyane. Aba bantu ninjye muntu wabagezeho bwa mbere w'umunyamakuru. Nkeka ko mwagiye mubona nyuma yuko mbakoresheje ibiganiro, mwagiye mubona n'abandi bantu b'abanyamakuru benshi baza. Dukunda kugira ikibazo rimwe na rimwe, waba ufite abantu nk'abo ubona bababaye ukabagundira, cyangwa ukavuga ngo ningenza yambakoresha ibiganiro nyine ningenza yambakoresha ubuvugizi bwonyine. Ntabwo ariko natekereje kuko numva ko Imana ishobora gukorera mu muntu warebye ikiganiro wanjye, cyangwa se warebye ikiganiro no ku yandi macanozi atandukanye. Bagenzi banjye rero bose mwabonye bagiye baza gukora ibiganiro kuri no channel, ninjye nabahamagaye ndavuga nti byaboneka mufashe dukore ubuvugizi iyi famille imeze gutya. Ndashima Imana rero ko muri abo bantu bose baje abanyamakuru hari abagiye bakora ibiganiro bitewe n'abantu baba bagiye bareba ibiganiro akamutuma. Iyi famille twagiye tuza hano mbere, nta matera, harimo udukoresho tumwe na tumwe tutari two mu nzu, nubwo byose bitari byaboneka. Niyo mpamvu mvuze ngo reka tusoze umwaka dushimye Imana, kuko wenda n'ibindi byose bizaza. Ariko ubu materera hari n'ibindi bihari. Numvishe twumva n'akagaze mu kanya tugiye kurya. Jarike, hari iki Imana yakoze? Hari iki Imana yakoze. Dushomera n'abantu bose bitanze nyine bakadufasha mu bushobozi bafite. Bitaze mu bintu mwambwe byari bibangamye,
harimo matera kuryamaho narungurutsemo mbona abana bimeze neza cyane. Bimeze neza niba hari ikintu kitari kiryoshye nuko rara hasi. Yala. Ubu none uri kuhe Imana igira neza koko. Hari ivyo Imana yakoze. Nasi umeze neza? Wakegereye jari ukavugira muri karaka mikoro gasuhuza abantu. Nubwo uri muturimo tureta tukorera Makuru. Ni meza. Umeze neza? Meze neza. Urakeye? Ako murakeye, none mukeye. Imana ku maso. Cyane. Imana iri kugenda ibikora. Yara. Ariko disi kintu nabakundiye nta na rimwe mutigeze mwishima. Hari urujyo usura umuntu akabubona arababaye atishimye, nyuma ukazongera kumubona yishimye bitewe nuko bamufashije, bitewe n'ibyo bamuhaye. Niki kintu ushima Imana mu bintu bamaze kubafasha byubuze ukavuga ati iki kintu Imana we nari ngikeneye none Imana yarakimpaye. Tunayishimire wenda n'ibindi ko bizaza. Icyari kibanganyo cya mbere aho kuryama. Yego. Icya kabiri imibereho. Yego. Icya gatatu inzu. Muri ibyo ngibyo hakemutse iki? Byose bagiye babikemura, byagiye biza nyene. Iyi nzu irishyuye igihe kingana gute? Harimo ikirarane nyine, twishyuye kugeza mu kwa mbere nyine. Wow, Imana ihabwa icyubahiro. Matera nziza yarabonetse, n'akagazi ubu noneho karahari. Oya kariya no kari umuntu wimutse hano akakadusigira. Oya ariko Imana izazana n'ibindi byinshi cyane. Ku bijyanye n'imibereho y'ibiryo nta kibazo. Hari umuntu wari wadusuye nyine abigenza neza. Wow, Imana ishimwe. Rero ndago professor n'undi turaza kuganira umeze neza abo nubwo ndi kubona uri mu turimo. Mama wawe twaraganira twagirana ikiganiro. Ariko unsobanurira byinshi cyane, ari no kumbwira ngo afite isezerano ry'uko uzakira kandi ngo byaratangiye. Yego? Yego. Ubundi ifite ubuzima umuntu akaguhiga nyine kugira ngo arebe ko wapfa ku isi. Buriya ubukire bwa mbere n'ubuzima. Yego. None Imana rero yansezeranyije ko impaye ubuzima bwanjye nyine. Yego. Ngomba kumera neza nk'abandi. Ngomba nyine gutekereza neza nk'abandi. Yego. Rero ndumva n'ibindi nzabigeraho. Icyambere ubukire bwa mbere nuko umeze neza nyine. Nuko umeze neza kandi ufite ubuzima. Kandi yanambwiye ko icyo ari byo byose ubwo ubumuga ufite na bogo Imana yamubwiye ko buzakira ukamera neza cyane. Kandi yaranambwiye ati uzanamurebe burya njyewe nkanjye wamwibyariye uburyo yari ameze mbere ubu siko ameze ngo ari kugenda biri kugenda bigenda neza. Kaya n'umuntu umeruka nka 2020. 2020 wenda nko mu kwa gatanu mu kwa gatandatu iyo tubonye yarambwira ati ko wahindutse. Ati kutakimeze nka kera nyine bikamutangaza cyane nkamubwira ati nyine ninjye wawundi ariko nubwo bitaragenda neza bizagenda bimera neza uko biri nyine nanjye ndabizi ko biri kugenda bimera neza kandi nago igihe kibura kugira ngo bimere neza ni gito cyane. Ni gito kandi mama yarambwira tugomba guheka umwana wa mbere mu mugongo umwuzukuru. Ibintu bimeze neza cyane tukaza rero tukamwereka abantu bimeze neza cyane. Busubiye mu turimo rero ntacyo mu kanya ndongera ngo ukenere mbenganira na Jarike. Na nubu bikorere ntago birakunda. Nta kazi twari twaba. Nta kariko Imana izakaguha. Hari ikintu byakweretse kubona abantu baje kugusura umwe wenda babiri cyangwa se bangaye hari ikintu bazanye byakweretse iki? Birashimishije nyine ibitangaza by'Imana nyine. Aho iri hose irakora. Yego. Nyirango nenze ko haba abantu bakigera nyine umutima. Akumva ko ari muri Amerika cyangwa muri Canada nyine atakuzi. Ariko akumva ko yakugurira matera. Cyangwa agafata nk'ibihumbi 50 by'atigenda wenda akagutuma atigenda ubahahira ibyo kurya. Ntabwo nenze ko habaho abantu bakigira uwo mutima ariko Imana ishimwe rwose yarabikoze. Imana yarabikoze cyane ikoresha abo bantu. Imana inaho umugisha umuntu wese wakozwe no ku mutima kumva ko hari icyo
yafasha famiye yawe. Abantu benshi bagiye bavuga ati ese bashoboye iki, ese bizagenda gute wenda nyuma. Ntabwo nabwo umuntu ahora afashwa, ahubwo iyo umuntu burya agerageza kuba mukiri na bato, hari ukuntu umuntu ashaka kugufasha ariko akanakugira inama y'uburyo ukomeza nyine mu mibereho, nawe akavuga ati nubwo uyu munsi bitameze neza reka ngo ufashe wenda ubone ibyo kurya, ariko nanone nkwereke indi nzira n'ejo bundi uzabyibonere. Uri kubitekerezaho iki ku bijyanye no kuba hari uburyo washakishamo, haba nk'uturimo nk'iki n'iki kindi? urabona ibintu byose by'iki gihe bisaba igishoro. Yego. Kandi wenda nyine usibye umuntu watuguriye iriya matera wenda akaduha n'ibyo kurya, nta wundi muntu twavuga ngo yadaye amafaranga wenda dufite n'ibihumbi senkani mu nzu, wenda ngo twaba duke ariko ukanaduheraho. Rero ndumva igishoro aricyo kinini, igishoro nicyo kibura, nicyo kibazo nicyo gihari. Ariko hari nk'umuntu ushaka kuvuga ngo Jarike apari yo gucuruza ni iki kindi yakora nk'umuntu umujende kijyanye n'amaboko, imirimo y'amaboko? imirimo y'amaboko imirimo y'amaboko ko numva nayizi neza. Harimo nk'uko hari nk'umuntu uvuga ngo nakora ikiyede, nakora ikimotari, ntabwo umuki. kereka wenda nk'ikiyede ubwo, kuko ikimotari se nyine ko bisaba kuba ufite perime. Perime ntayo. Nayo. Hari n'abantu twagiye tuganira bati Jarike ko tubona Nasira bavuga yishimye, Jarike kuki atishimye? Jarike urugo ntago rwishimiye. Kwa byagiye bivugwa bikavuga amagambo menshi, bakavuga ati mama Nasira yarakuroze yaguhaye imiti, byagiye bivugwa. Kandi urumva ni nawe yarabimbwiye mu kiganiro twagiranye, arambwira ngo banyise umurozi banyita iki. Bati abandi bati reba koko nta nubwo Jarike aba yishimye. Jari ubundi wishima byagenze ute? Ngiye ndishima n'ubundi ndumva ameze neza pe. Nta n'umunsi rumwe mba ndakaye, kereka ari igihe nyine umuntu wenda aba yiturije, cyangwa nuko utarumenyereye wenda gukora ibiganiro, kuba wavugana n'umuntu uri kuri kamera. Ntabwo wari ubimenyereye se? Ntabwo nari mbimenyereye. Ubundi nyine mbere nari nzi ko kuvugira kuri mikoro nyine ari ukuba wikarumye uri seriye, atari ugusamara. None waje gusanga wanatwika noneho. Namusizemo n'ibiki ni byinshi. Wowe ubwo ushatse kubwira abantu ko nta kibazo na kimwe? Nta kibazo na kimwe. Mu byiza no mu bibi urihangana, nta mpamvu yo kurakara. Mu byiza no mu bibi urihangana. Uba wumva ari iki kintu gishobora kugutandukanya n'umugore wawe? Njye ntacyo mba numva, kuko n'ubundi mba numva ntacyo twahora nacyo gikomeye cyadutandukanya kurusha ibyo twanyuzemo. Mba numva ibyo byose twabyihanganira. Uba wumva muzatandukanywa n'urupfu? Nuvuga ngo wowe uramukunda ku buryo muzatandukanywa n'urupfu, uretse urupfu nta kindi kintu gishobora kubatandukanya n'umugore wawe? Njye nta kindi mba numva. Ntacyo, nta makimbirane. Oya nayo turakomeye. Ni iki kintu ashobora kugukorera kikakubabaza cyane ku buryo gishobora no kubatandukanya? Oya njye ndumva ntacyo. Kinabaye ariko se wamubabariye. Amakosa nyine abaho, wenda ashobora gukoza cyangwa nanjye ngakosa, ariko ntabwo ari ibintu bitihanganirwa mu ngo. Ugasanga nk'umuntu afashe nk'umugore yamuciye inyuma cyangwa umugabo akavuga ati tubirangiriza. Oya ntabwo byadutandukanye nanone. Byaterwa n'uburyo wenda yabyitwayemo nawe akagusaba imbabazi, ariko ntabwo byadutandukanye. Ntabwo bishobora kubatandukanya cyane. Kandi ibi bintu nyine njyewe nabijemo bikunze, kandi
ntanabisengeye hano ariko harya ubwo musengera he muri ADPR muri umurokore asi ntago ujya ugira ngaramwe ngo uri umu ADPR arambwiye ngo muri aba ADPR twabatirijwe muri ADPR ariko nta muntu unywa agahiye muri mwe turagasoma nese ya gusoma bivuga gucumura se unywa gake gahamwe n'uburwayi bwawe ngaho se shaka gore ninkwe hano karahari se ariko mwanyakiriye niwe bampaye icyayi hano nanyweye agacyayi ndacyari no kugasoma n'ubundi Nasira arambwiye ati ntago uva hano utariye urakaranze yego byahumuye ndi kubyumva mu kanya tugiye kurya cyane nasi ibyishimo ufite ubu ngubu birava kuki apari yuko ukunda muri kumwe mu bana niki kindi ibyishimo wenda biva ku buryo wabonye abantu babakunda cyangwa se babitayeho hari ubahaye ikintu arabahamagara abwira ati courage urugo rwanyu ndabashyigikiye arabaye inkunga y'amasengesho ibyo bintu byose iyo ubyumvishe wenda n'uwagize akantu gato azana hano ubyumva ute ikintu kinshimisha ni kimwe nungutse inshuti nyinshi kandi z'umumaro yego icyo nicyo kintu cya mbere nyine gituma nishima hari benshi mbona banyitayeho hari uwo tuganira nyine akambwira ati akambwiriza ku ijambo ry'Imana akambwira kwihangana yego akanganiriza ku bintu byinshi nyine umva nagize inshuti nyinshi sinazirondora harimo Ivona ari muri Amerika we ni inshuti wanjye cyane yego na Nepo Niba bahehe kandi ibyo bintu Imana yari yabikubwiye kizamuza n'abakomeye kwizanyagurira inshuti z'ubumaro iyo umuntu akubwira ati ntukagire ikibazo mpari ujye unganiriza umbwire ikibazo ufite ati uretse ibyo kuba duhujwe na kino gusa twibera inshuti mu buzima busanzwe tujye tuganira twungurana ibitekerezo dusenge ibintu nk'ibyo ubundi icyo nicyo cya mbere cy'umumaro kandi yaba afite n'icyo agufasha akagufasha ndumve ibyo biba bihagije ni ukuri ntakaba atagize rero ibyo byishimo uba ufite biva kuri ibyo byose hari umuntu nabonye abantu bari kumbwira ngo kubera iki ariko ngamubona ngo atishimye none arambwira ati ahubwo nta ubwo ngewe ibyishimo mfite nta n'undi muntu uba ubifite nkawe mu bana yari hano kuri kamera uko aba yikarumye n'ubundi no mu rugo niko aba yikarumye cyangwa aba ari umusazi nushaka nyine uzamutungure wenda uze nta kamera ntaki umuganire mu nzira usanzwe buriya hari ukuntu umuntu muganira mugatindana ukabona hari ukuntu ahindutse n'ubundi ntacyo bizatanga niko azaguma kameze n'ubundi niko yemerewe hari ubwo ni ukuvuga ngo karagiteri abantu bamubonamo wowe si umubonamo ntabwo ariyo mubonamo nta nubwo nyine nka gutya ari kuri kamera neza uba ari kuri kamera ariko abantu baravuze ngo Nasira n'umushapu cyane we abantu ngo abatwika agahita yimanukira yego ntago neza ubu yaceceka nanjye ngaceceka njye aratuje cyane aratuje nanjye arigengera nkamucokoza nyine nkavuga ati ubundi kutavuga ko ndeba bugiye kwiruvuza amagambo make cyane nkamucokoza nyine rero avuga make n'ubuzima busanzwe uretse igihe kanamvugisha cyane atari ko avugisha n'abandi nyine njye aramvugisha cyane bihagije ashimishwa n'iki ashimishwa n'iki no kubona umugore wamwegereye nk'uko nguko hari igihe ujya ugenda uri wenyine akagukumbura akavuga ati heshe ni we ashimishwa niyo turi kumwe tebuka muri iyi minsi nta n'ahantu nari najya tutajyanye ariko hari igihe nigeze mpura namwe ahantu agatoki ku kandi ndavuga ni icyakoze dore kupura ubundi buri kupure niyo iba igomba kugendana agatoki ku kandi niyo tutagendanye wenda nkaherekeza nkageza nk'ahantu kure nk'umuntu wansuje ngomba kuza tuvugana kuri fone mpaka ngeze hano kuri gate cyakoze nyine tutajyanye muri romantike shaho ngomba kuza tuvugana nyine kuri fone mpaka ngeze hano ni byiza cyane impamvu nari ngiye kongera kukubaza mama wawe tuganira mbwiye ngo yiswe umurozi ariko arabyihanganira byose nk'ibyo bintu bikugezeho ukumva umubyeyi wawe ari kumwita umurozi uzi ko atari we kubera urukundo rwawe ubifata ute ntibikubabaza yego
irambabaza cyane ariko nanone Yesu uri mu ijoro araduhumuriza yego aravuga ati ngewe nyine waritamura akavuga ati ugiye kwitwa umurozi ariko hari impamvu uzabyitwa ariko suri we uzabyihanganira rero iyo Imana ikubwiye gutyo n'ubundi bijya kukuba ubimenyereye warabifashe nkaho ubimenyereye mu mutwe nyine ntacyo bikubwiye ntabwo bidutungura rero mbere yo kugira ngo babitubwire tuba twarabimenye ngiye kubabaza utubazo nka 5 umwe arajya ambwira ngo uyu niwe ubikora umwe arajya ambwira ngo nubikora cyangwa ninjye mbikora ende muntu urya ibiryo byinshi muri mwe oya ntago munganya hari umuntu urusha undi ninde oya ubwo oya ujye kujya umbwira ngo ninjye biterwa n'inzara oya twagiye Nasira ni Jarike ninde biterwa n'umunsi zara umuntu yirirwa hari uwirirwa n'inzara njye uyu munsi ninde uri buryo byinshi ni ngendo umuconje cyane ubwo ni wowe umucura ninde muntu ugira ubwoba muri mwe ninjye ugira ubwoba ninjye nde muntu uvuga amagambo menshi ninjye nde muntu ubyuka kare ni njyewe ni nde muntu ukunda nyine gukora ninjye ni wowe ni ukunda gukora uri no kubitekereza cyane nde muntu utinda muri dushe ninjye ibintu byose niwe nde muntu ukunda kuvugira kuri telefone cyane nawe muri twebwe mwese ibintu by'amatelefone mwarabigize oya mu gihe uri mu rugo ugomba kuba umuntu uri mu rugo ntabwo umwanya wose wawumarira kuri telefone wenda mutari kumwe akenshi mutari kumwe ntaribi wapfa kubivugira ariko mu gihe mwirirwanye mu rugo muri iyi minsi ibintu bya fone ntabwo ari ngombwa ntabwo ari sawa ninde ufuhira undi ninjye ubwo umubonanye nta kana kaba kagowe ubundi ubwo si twese Jari aho ni iki kintu ukunda ku mugore wawe iyo murebye ku isura ni mwiza ni mwiza cyane nta n'umuntu utabibona ariko nanjye ndi kurebera hano muri kamera ndi kureba mu majisho ya Jerry ndi kubibona cyane iki kintu ukunda ku mugabo wawe physical fitness yiwe appearance cyakoze Jarike nzi ko baba rumwe bazamugupapura ubundi bamukunze ariko ufite barumuna bawe we yibyukira abasaza bajya benshi mutazi narabonye mu bukwe turi umuryango munini buriya nyine nuko ntabwo bari bagusura bari yaho ntabwo bari bansura ariko umwe wa undi munini waramubonye w'inzobe buriya twarasuraye yarabasuye undi ari mu ntara abandi nabo mvuga tuvugana kuri fone basaza banjye bankurikira Makuru cyane ubundi ubu ngubu gutyo umeze hano uri mu rugo mu buzima ufite Jari usigarana mikorofone tutaza kurya ibiryo byashiririye ugiye kumbwira abantu nka 3 ushimira nawe araje ambwira abandi abantu nka 3 njye nabashimira muri rusange ko ntabwo mbaza amazina oya byibuze ari nk'abantu uzi bagize ikintu bagufasha ubwo mvuze 3 nawe aravuga abandi abantu uri gutekereza byibuze abantu bagize icyo badufasha njye ntabwo mbazi kuko nyine najyaga kubona nkabona nk'umunyamakuru wadukoresheje ikiganiro umuntu wagize impinduka nyine kuri ibi bintu bya nyuma y'ubukwe bwanyu nkajya kubona nyine nkabona nk'umunyamakuru adukoresheje ikiganiro hari umuntu wifuje kubagurira matera ariko namutubwire nyine na matera akaza yizanye ubwo rero uwakoze icyo gikorwa wese namushimira namwe mudukorera ubuvugizi kandi bukagira icyo bitanga ubwo hashimiye abanyamakuru babakoresheje ibiganiro akanashimirwa n'abandi bantu bose bagize umutima wo kumva ko hari ikintu uwagize akantu yitanga niwe kaba ari gato nawe ati ndamushimiye wowe urashimira abandi nushaka ko bavuge
mu mazina abantu uri kumva ushaka gushimira. ndashimira papa na vie uri kumwe na Mary nyine na Mary ndabashimira no kuri baritanze. Yego. Ikindi cya kabiri ndashimira Samu Gakire wadushyize ku itangaza Shedi uyu turi kumwe. Wow. Ndashimira buri wese wagize umutima wo kuduhumuriza. Yego. wo kutubwira ati mukomereza mwakoze igikorwa cy'urukundo. Ndashimira umuntu wese wagize icyo akora mu bikorwa. Arakoze mu magambo n'abakoze mu bikorwa bundi abashimira bose. Ikindi ariko nenga n'abantu bivanga no mu bitabareba. Hari abantu bagiye bivanga benshi ariko ubu ngubu nibatuje. Ntago njya nkunda kujya kureba comment buriya. No comment se nibya muri comment uvuga. Comment se ariko abantu bundi muri kukomatinga mwivanga mu nkundo z'abantu mutazi ahantu bahuriye. Abo nyine ndabagaya singombera kubirondora nyine ndabagaya. Yego. Abantu bumvaga ko Jarike ngo yari gushaka undi mukobwa nawe ugashaka undira. Ngo nk'umuntu wavuze buri Imana agira imbabazi ariko izamuha umugisha nyine ibone mukwiriye. Muri make niko navuga. Umuntu wavuze ati uwo muhungu ngo niba ngo muhungu ngo muhungu niba tuzuye ngo niba ari iki ngo ubwo aremera ngo akata ababyeyi be ngo agakurikira Inyonjo. Umuntu wavuze gutyo nyine ntabizi niba ariyo koko uwo ngo aba yaragiye mu rugamba atazigerwa atangira agashaka urusoza. Yego. Rero uwo ndamugaya cyane yumve ko mugaye n'Imana ariko nayo ubwayo ndabizi ko yamugaye nawe ari we wese nyine ari mu buyobi. Gusa nyine musabira agakiza kuko ntagakijijwe. Ntagakijijwe. Mu bintu Imana yagiye gusezeranya amasezerano yawe hari ibyo wamaze kubona. Iri guhera ku murongo ahubwo bivangwa ari ibyo yamaze kubona. Hari ukuntu igenda ikubwira mu episode. Ubu tugeze kuri kangahe? Ngeze no kuri 4. Ari nkazinga ubwo finale iri kuri kangahe? Simbizi izansezeranya n'ibindi. Wow. Kandi nibyo gushima Imana. Impamvu y'iki kiganiro ndi mu bantu babakoresheje bwa mbere Imana iguha umugisha no kunshimira nubwo nabirenze nakoze we Imana yagiye yarankoresheje ndaza ntaho ubukwe bwanyu mutanantumiye. Ari wowe nta ruhari wabigizemo ari nanjye nta ruhari nabigizemo narabisobanuye. Gusa nuko nari nzi iryo sezerano gusa. Kuko nabimenye ni mugoroba fata umwanzuro mu gitoro ko ngomba kuza kubareba. Ubwo rero ntago nari nzi ko byose biri mu mugambi w'Imana. Nari mbikoze nk'akazi kanje gasanzwe. Kuko n'umuntu wabimbwiye nabanje no kumugora ndabuganise njya ntaho ubukwe. Ni kujya gufata ubukwe bwagenze ute baranyishyura ariko kubera ko yarabinsobanuriye umutima unyemeza ko ngomba kuza mu bukwe bikagenda neza cyane. Wenda zari inzira z'Imana kugira ngo niyazagira umuntu kubona ku gitangazamakuru wenda azagire ikintu kimwe gufasha amasezerano y'Imana asohore kuri wowe. Mwakoze gushimira n'ubundi narinje hano kugira ngo dushimire. Hari nk'abantu bavuga ati ese abo bantu wenda ko bavuze ko bashakaga amatera buriya ushimiye akantu gato Imana ikongera n'ibindi byinshi. Ati twabonye amatera n'uduki turi mwabonye ni ibyo kurya nyine. Ni ibyo kurya byarabonetse. Ubu noneho ni iki kindi ubona gikeneye byo reka tujye dusaba Imana kuva mu rugo ukajya guhiga nyine. Harabura igishoro. Kubona furumire. Harabura igishoro kugira ngo mujye gukora kandi muravuga ati twese turi abakozi gukora turabishoboye. Ibyo nabyo Imana irabifite kandi izabigenza neza cyane. Jarike nawe perimi Imana izayimuha. Ariko Imana kugira guhe perimi urahaguruka ukajya kwiga imodoka nayikorera nimba ari n'imodoka byose. Ntago warya mu rugo. Ntago Imana ikubwira ngo nguhaye perimi ntago izamanuka muri mwembe uri hano. Uzagenda wegere Imana ugire Imana ica inzira Imana igira binyuraramo. Wenda ushaka kunyura ku muntu akavuga ati mwishyuriye kwiga ushake provisoire mwishyuriye kwiga nimba ari moto nimba ari imodoka byose ikabinyuza muri izo nzira ariko nawe ukagira uburyo bwo kwatendeka icyo gikorwa. Turarya se cyangwa iwe turarya gake sabwo cyane. Dore ikibazo mfite rero ibi biryo bishaka gutinda pe kandi ndi kumva nabaye inzara yatangiye kunkubita.
yatangiye gukubita kandi dute nsonza vuba rwose kumva ibaze none ibiryo biri kumpumurira ndwaye ibicurane byari ndi kubona ibintu bimeze neza nk'umuntu w'umupapa mu rugo ibintu bimeze neza arimo gutekera gutya wicaye hano ubusiribateri uri kubona ukuntu aba ari bubi uraza ukiri umusiribateri waragiza uri guhungiza akababuro ugateka unaniwe ariko ubu ngubu ushobora no kuba woga n'utuzi dushyushye wasanga iyo ntushatse baradushyushya ariko nyine nkunda gukaraba hakonje ako kantu ngo iyo ndushatse Imana ni nziza koko tujye dushima Imana ko Imana ni nziza cyane ibyo byose Jarike hari ibyo Imana yagukoreye kandi uba ugomba kuyishimira famiye ntabwo muratangira kuvugana ibyo byose hari nabambwiye ko hari icyizere cy'uko muzahuza bakakugarukira ntabwo nari navugana nabo nta muntu n'umwe muravugana nta n'uragusura wenda usibye kuba barambonye wenda nko ku itangazamakuru ko nta n'uwari wamamagara cyangwa ngo hari uwakubwiye ko bakubonye se mukuru wanjye yarabimbwiye ngo baramuhamagaye nyine ngo barabimubwira baramubwira ati murumuna wawe turamubonye mukuru wawe wa wundi wari kubambwiye ko agushyigikiye niwe wabimbwiye ntabwo aragusura yari ari mu tubazo kenshi umugore numvise ko ngo yagiye no kubyara muri iyi minsi nyine ntabwo baravayo ariko yambwiye ko nabona akanya azahagera cyakoze cyangwa usabira umugisha cyangwa usabira byinshi cyane ku rukundo nyine ku buryo wakomeye ku rukundo cyane ku buryo wakomeye kuki kandi urukundo ruruta byose ruruta ibintu ruruta imiryango ruruta iki wakomeye ku isezerano ry'urukundo ukunda Nasira Imana ibyo bintu izabiguhera umugisha ntajye nicyo kintu nguhaturiyeho cyane kandi urugo rwawe kwa Jarike habe urugo rutemba amata n'ubuki abashyitsi b'umugisha n'ibindi bintu byose wifuza muri uyu mwaka niyo mpamvu nje kugira ngo dufatanye gushima Imana cyanabikwaturireho weruka mu rusengero naraza kubina gusenga bisanzwe usengera he kwiherera hano ni hano mu cyumba njyayo Imana yarakubwiye hari uwari umuntu hari bagiye gusengera se nuko madamu mu kanya yaravuze ngo Imana ntiyabikubwiye ngo ko izaguha ngo nuze hano hari umuntu muri mwe hari umuntu wabiduhanuriye twagiye gusenga mwagiye gusengerayo ariko Nasira nawe ashaka kuba umuhanuzi mwiza se ntabwo wigeze nta murimo w'Imana n'umwe wigeze gukora narawukoze wakoze iki mu rusengero kuririmba wararirimbye utabeshye Makuru kandi ribira karirimbo kamwe akushaka kaje hafi kaba ko mu gitabo kaba gakorase gusa akahera akabarokora inyesamwe kuri umwadeperi ndaza kugatekereza ndakakuririmbira ntabwo kari kuza hafi ko indirimbo zawe ziva kure uri kuyidawunirodinga uri kugira oya nta karufuri ndi gusacinga nta karufuri kari hafi rima indirimbo yo mu gitabo ntubure indirimbo rimwe yo mu gitabo noneho ngaba Yesu bishimira izina rye ryiza ribamara umubabaro rikabatinyura amen aba Yesu bishimira izina ryiza ni byiza gusenga si byiza ni byiza wabonye umumaro wo gusenga iwe munini ahubwo nawubonye cyane pe nk'ibintu nka bitatu wabonye mu buzima bwawe uvuga ati byavuye mu masengesho nibihe bintu ngira ibije hafi ndeke kuguha umubare ibintu mu buzima bwawe ukavuga ati iki kintu cyavuye mu masengesho ubuzima bwanjye bwavuye mu masengesho kugira ubeho yego ni amasengesho yande ya mama wawe ya mama wanjye
kandi n'uwo amasengesho ya mama wawe aracyangenda akugendaho. Kuko tuganira yarambwiye ati cyakoze Imana nyine n'ubu aracyafite amasezerano y'Imana, aracyurira imisozi akajya guhamagara Imana kubera wowe. Hari n'akandi kantu abantu bibajiye ati bati kuki mwakoresheje ubukwe kandi mutari mufite ibikoresho byo mu nzu, amafaranga mwaguze mw'amafanta n'ibiki yari kuzamo hano wenda akagira ibyo agura. Imana ivuze ngo nzagukorera ubukwe, ntabwo bivuze ngo genda wicare, nzagukorera ubukwe kandi nyuma yaho nimuzicwa n'inzara ntimuzasonza, nzabakomereza urugo, sibyo? Ntabwo bivuze ngo genda uryame ngo udufaranga mfite ngo reka ntwizigame ngo nzaturya n'ingenda, kandi bivuze ko itazakwicisha inzara. Ugomba gukora ibishoboka nyine igakorera mu utwo ufite. Rero yakoreye mu two dufite ikomerezaho. Yakoreye mu two mufite. Reka mbashimire ku mwanya mumpaye mukanganiriza, nanabashimire ku biryo ngiye kurira hano. Imana ibihumanure, Imana ibihumugisha, ibigiye gutunga umubiri. Ubwo ndi kubisengera, gusengera ibiryo tugiye kurya ko muganya turarya. Kamera ntuyizimye, turarya turi gukamera ko ntabwo ngiye nakoraho kamera ngiye kurya gute se, baza kubinyima se kamera izimije. Imana ibihumanure, aho byavuye Imana ihasubiza ibindi, kandi musigara amahoro, natwe tugenda ndi mu izina rya Yesu, amen. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.